Ikigo cy'amashuri cya Mushishiro TVET kirahiye kirakongoka, ibikoresho abana basizemo bagiye mu biruhuko byose birashira, habura na kimwe kirokoka. Ikigo cy'amashuri cya TVET Mushishiro kibasiriwe n'inkongi y'umuriro muri iri joro, ibikoresho abanyeshuri basizemo byose birakongoka, habura na kimwe kirokoka. Ni inkongi yabaye hagati muri iri joro, ubwo abazamu barimo barinda ikigo ntibaza kumenya uko byagenze, gusa baza kubadukira ku muriro uri hejuru cyane urimo gukongora ibikoresho by'abanyeshuri, dore ko bavuga ko nta n'igikoresho na kimwe cyaje kurokoka muri iyi nkongi. Amakuru atangwa n'abari bari aho hafi avuga ko ari umuriro watangiye mu buryo butunguranye, utangira nk'igishyika cy'umuriro uremereye maze ukongora ibikoresho ndetse n'amashuri arashira yose avaho. Deregiteri w'iki kigo yavuze ko ari umuriro watunguranye, na n'ubu bataramenya inkomoko yawo. Barimo kwibaza niba yaba ari ikibazo cy'umuriro w'amashanyarazi cyateje iyi nkongi, cyangwa akaba ari umuntu waba wibasiriye akaza agatwika ibikoresho by'aba banyeshuri. Aba banyeshuri basize ibikoresho ngo bizeye ikigo, bavuga ko bazagaruka bakabisanga, gusa siko bigiye kugenda kuko bagiye kongera kugura ibindi bikoresho bindi bishyashya kugira ngo babashe kongera gukurikirana amasomo yabo neza. Gusa nubwo bimeze gutyo, ubuyobozi burimo gusaba leta kubameneramo cyangwa kubashoramo amafaranga kugira ngo babashe gusolva iki kibazo cy'abanyeshuri. Gusa nubwo bimeze gutyo, ubuyobozi buracyakurikiranira hafi iki kibazo kugira ngo babashe gusobanukirwa neza icyateye iyi nkongi, nimba ari umuriro w'amashanyarazi cyangwa nimba ari uwabigizemo uruhare. Gusa bwibutsa abantu bose gukomeza kurinda ndetse no gucunga umutekano ku bikoresho byabo bishobora no gufatwa n'inkongi y'umuriro, dore ko isaha n'isaha inkongi y'umuriro ishobora gutera ahantu aho ariho hose. Njye wumvaga ni Damu, iyi ni Damo content, ngaho ukora subscribe, ukore like, share and comment kugira ngo tujye tubana muri aya makuru yizewe kandi agezweho.